kabiri kumvuga intege nke mfite nabwo ntibyambabaza, yego, byantera kwikosora. Gatatu, yego, kuba nifitiye mwarimu nkosora ntamwishyura witwa umwanzi wanjye. yego, Izo nizo mbaraga zanjye. Ubundi barakubwira ngo umwanzi wawe ujye umubwiza ukuri. umwanzi wawe ujye umubwiza ukuri. Kuko ukuri ni burya aba yumva umubeshya. Cyangwa ntabwo uri kubyumva? Ndi kubyumva, aba yumva umwanzi wawe umubwije ukuri aba yumva umubeshya. Yego. Iyo umubeshye rero hasi umubwije ukuri, ibyiza rero umubwiza ukuri. Ariko burya n'abarimu beza pe, itukanga abantu batunenga, itukanga abantu badukritika uko bashaka, ushobora kuba ari positively, negatively, wowe ukumva utari ko sibyo yavuze niko kuri. Niba atari ko kuri, mureka agende. Niba ariko kuri, kosora. Niba bakubwiye ngo ushaje utarongoye, urarakazwa ni icyo cyita ngo ni ibicaniro bine bitazibagirana kuri Aburahamu. Yego. Amaze guhaguruka aragenda. Tubyihorere. Igihe kiragera by'Umwegiputa simbivuga, ibyo nabyo mvuga, ibyo kubyara Isaka nabyo ntabyo mvuga, no kumutamba ntabyo mvuga, ariko bibangwa kaza gupfa, ariko asiga ashingiye umuhungu we Isaka. Abwira umugaragu we ngo ndakuhanije, ntuzigere ushyingirira umwana wanjye abantu batari mu muryango wacu, kandi ntuzamusubiza aho twavuye, nubura umugeni nzakubabarira. Abona Rebeka, barabana, babyara Yakobo, babyara na Esawu. Nkurikire. Biba ngombwa ko Imana ibwira uwitwa Rebeka ngo mu nda yawe twita amahanga abiri, bari ngo bakirana. Ubwo ndi mu bice bya 25 aho ngaho ndimo ndaza itangirira. Bigeze hagati bagiye kuvuka, habanza kuvuka Esawu, aricyo yafite ubwoya, ngo ariko ajye kugera hanze murumuna we abamufasha agasisi. Ubundi ntibikunda ko umwana avuka abanza urundi rugingo ukeretse umutwe. Nibwo umwana avuka neza. We rero yahise afata ukuboko afata murumuna mukuru, nawe urumva feri nyine. Kugera ubwo agumya kuba umutware, amwambuza ubutware ifunguro, uko burya umugisha ubanza bwa butware. Ikibazo waza ngo ngiye ntwara, ngiye ntwara ubugingo bwanjye imbere y'Imana nkitwa umutware uyobora ibintu byanjye. Noneho biza kuba ngombwa ko aza kunyaga, abona na wa mugisha wa mukuru we arabimutwara byose. Ibyo ntabwo tubijyaho, nawe urabisobanukiwe. Ahantu ndi naho Yakobo yahunze murumuna we mukuru we, amuhunga, kandi se yamubwiye Rebeka na nyirawe yamubwiye ati genda uhunge ujye i Padarani kwa nyokorome. Ko Isaka yabwiye umuhungu ati ati umugisha kumuhaho nagize gute, nawe umuhaye, ya nawe ubonye azanawugira, atabugoye nugoma kwigomeka inkota ye nizakubeshaho. Ngo ahiga ashaka kumwica, baramujyana. Yakobo nta ruhare yarabifitemo, ise yaragiye no kumuvumbura ati ko numvijwe ari Yakobo, impumuro nkumva ni Isaka, umuhungu wanjye, ibi ni ibiki? Ashingira ku myenda n'inyama ziryoshye, amuhesha umugisha. Ahantu rero nashatse ko tuvuga ku mbaraga za nijoro, no ku mbaraga z'ababyeyi babana natwe, ni ukugira ngo tumenye ngo ese koko Aburahamu yanywaniye umwana we, twebwe abacu batunywaniye n'abaye. Yego. Urabona ni ibitangiye 28. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenyesha ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu.
Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira abawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, usenya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubake ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. tuje nkwifurije kugira ibihe byiza wowe udukurikiye aho uherereye hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana iguhe umugisha rero wowe ufunguye video tugiye kubana n'abasanzwe badukurikira bari mu bice bitandukanye by'isi, bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bumva bakanavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Turabashimiye tubabwira ngo Imana ikomeze ibazigame, ibahe ibyo mwifuza byose. Amazina ni Jay, turagarutse n'ubundi mu kiganiro cya nimugoroba, nkwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Mushumba wiriwe neza? Yanda amahoro, ndashima Imana. Ngerekaho n'ijambo n'abantu bayo bose. N'abantu bayo bose? Ntabwo njya ndobana. Mu bantu bayo bose harimo abantu bose? Yewe bose nta kintu, ko bundi abeza baramfasha. Abandwanya banyobora inzira nibagiwe. Ababi ni abantu batajya bakubwira ikosa rye bariciye ku ruhande kandi barizi, barivuga uko riri. Buriya umuntu utinya kumva abamurwanya ntabwo ashobora gutera imbere. Harimo abantu batinya comment bitewe n'ibyo bakoze, nyine batinya kuvugwaho negatively cyangwa bihabanye n'ibyo. Hari ibintu bitatu bakuvuza bitari byo babazwa n'iki. Icyo ntabwo cyambabaza. Kabiri, kumvuga intege nke mfite nabwo ntibyambabaza, yego, byantera kwikosora. Gatatu, kuba nifitiye mwarimu nkosora ntamwishyura witwa umwanzi wanjye, yego, izo nizo mbaraga zanjye. Ubundi barakubwira ngo umwanzi wawe ujye umubwiza ukuri. Umwanzi wawe ujye umubwiza ukuri. Kuko ukuri burya aba yumva umubeshye. Cyangwa ntabwo uriko byumva? Ndiko byumva, aba yumva umubeshye. Umwanzi wawe umubwije ukuri aba yumva umubeshye. Yego. Iyo umubeshye rero aziko umubwije ukuri, ibyiza rero umubwiza ukuri. Ariko burya n'abarimu beza pe, itukanga abantu batunenga, itukanga abantu badukritika uko bashaka. Ushobora kuba ari positively, negatively, wowe ukumva utari ko sibyo yavuze niko kuri. Niba atari ko kuri, muri kagenda. Niba ariko kuri, kosora. Niba bakubwiye ngo ushaje utarongoye, urarakazwa ni n'ubundi nibyo byo bavuze. Ese wararongoye ufite umwana? Niho undi mw'amafaranga waranyambuye akuvuga, ubundi se wanyishyuye. Mu buzima, mu ntege nke zanjye ngira, nkunda critique. Ubwo nuko kandi njye nta muntu njya nkiritika, ako njye nkunda banenga. Aho kumbwira ugishije neza, twafashe kumbwira ati ati yarabavuze neza, ariko iyo uvuga naka. Hari umuntu bambwiye ngo narigishije abantu barafashwa, ndavuga ngo nabonye amafaranga muri covid, ngo ntiyagombye kuvuga ibyo bintu. Ariko hari n'amakampani yakiriye muri covid. Yego, hari n'ayahombeye muri covid. So rero buri muntu wese afite understanding yiwe. Noneho ikintu gitera ibibazo, content siyo bitaho. Content zabo nabyo n'uburyo biteretsemo n'iki. Nuvuga ngo icyo ari bahita reba gusa ibintu bimwe, ariko ntagiye gushaka. Nigeze gukora ayo makosa kera narayakoraga. Noneho rimwe hari muri 87 umugabo umwampa igitabo. Nyibona kava mfita nkimujugunyira, wanga kugisoma. Arambwira ati ariko ati niyo ngeso ufite yo kutiga. Ati niyo ngeso ufite. Ati kuki cyari cyanditseho ngo Imana ntakishoboye kuri kava, kandi ndi mu bubyutse bukomeye buteye ubwoba, bufite imbaraga, ndi mu bubyutse bw'ingufu, n'akantu gato nshaka guhereza umuvandimwe. Noneho ndi mu bubyutse bukomeye ko kumva Imana umwe byapane ko tibagikizwa. Ariko
ntibashakaga akantu kakurogoye. ariko arambwira ngo iri hamwe utararyumva ubukristo bwawe uzahora bujegajega. Ndambuye igitabo somye imbere umva ndihariye. Umwanditsi kugira ngo atere amatike bita illustration yaravuze ngo Imana ntacyo gishoboye. Ngiye azana ya magambo ari muri Matayo ngo dore mbahaye ubutware n'ubushobozi, icyo muzategeka cyose Data azagikora. hari ukuntu wigeze ubimbwiramo izo mbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ndaza kubaganiriza n'ubundi za Kratos na za Iskus ndi mu bintu byo kuganira abantu byo gusenga nijoro. Urumva bivuze ngo Imana yafashe autorite yayo ifata na power yayo iyiha twebwe abakristo. Turangije Satani atunigana ibintu Imana yaduhaye. Avuga ati uyu munsi icyo udafite ntushinje Imana, ntuzi gukoresha the use of two powers. Zambaraga ntabwo uzi kuzikoresha, ntabwo uzi gukoresha autorite, ntabwo uzi gukoresha power. Umva nciye bugufi. Ariko mvuga igitabo navuze ngo kwa General Yesu toka daimoni sinyasoma ibitabo by'abayobye n'iki, ariko usanga kumbi ninjye wagize gute utarabashije guhagarara. Yaravuze ngo dore noneho ntawe ubutware mu ijuru no mu isi, nanjye mbahaye ubutware no kugira gute no gutegeka. Mugende gusa ibanga ni rimwe, ntacyo muzakora mutamfite. Nkuko ishami ridashobora kwera ritari ku giti, ariko muhumure njye muzabibo ukuri, namwe muri amashami yawe. Mugende icyo muzaboha mu isi kizaba kiboshywe, icyo muzabohora mu isi ntabwo kizaba kibohowe mu ijuru. None ubwo turarenganya Imana sishoboye ko yaduhaye ubushobozi. Iyo yaratudereza iraduha. Rero nihana menya neza ko utagombye gupfa gukubita ikintu utaramenya warabihaye ikintu kiri ku ruhande. Uyu munsi rero wa none ndetse n'iyi minsi kuzagera ku wa 4 ndifuza ko tuganira ku bijyanye na Bibiliya n'imbaraga z'abanyempano bagomba ko bakoresha. Ndana nabyambariye ariko wambaye neza uko nagiye gushyiraho umusaraba. Ndagira ngo turebe duhere ku nkuru za Yakobo. Sinzi niba ujye uzimenya cyane buriya. Nzima nkeya. Ibice 28 ntabwo turutse kwa ndasoma ahantu hamwe gusa honyine. Turebe ndashaka kuvuga ku mbaraga z'abantu basenga nijoro. Ibintu bitanu biba ku muntu ukunda gusenga nijoro. Erega uno kunywanira abawe ni umurage. Building a lasting legacy. Kuko ise Tera ari we se wa Abrahamu ntacyo yamukoreye. Usiye gucuruza ibigirwamana. Ni nawe murage yashakaga kumuha. Umugabo wamungara kuko yabimusigaga ibintu bahanura kani biki. Imana iramuhamagara ariko irabanza igira kandi ifunga. Sinzi abakurikiye umwe bw'abera niba baza kunyumva. Kuko iri jambo ngiye kuvuga rirasa nkaho rigoye kuryumva. Kugira ngo imuhamagare hari akaburo yafunze kitwa urubyaro. Buri gihe mu bibazo ufite ujye ureba intambara urwana, umenye neza ngo kaborotswe n'Imana cyangwa n'injye cyangwa n'umuhamagaro. Hari urugi ruba rufunze mu byo urwana nabyo byose, ku buryo niyo yakubwira ngo urira igiti uracyurira kubera ko ukeneye ko urugi rukinguka. Imana iramubwira 12 mu kuva, haguruka genda siga so na nyoko, nzaguha umugisha, nzaguha urubyaro ruruta umusenyi. Ikora kuri ka kantu kari kamubabaje. Burya hari igihe dukererezwa n'umuhamagaro w'Imana, urugi rukikinga paka wemeye. Kutumvira ijwi ry'uburyo wakumvira Imana ngo rwa rugi rukinguke biragukerereza bikaguheza inyuma yaro. Kubera ko Imana izi ko turi ntagondwa, hari ahantu ifunga hakubabaza kugira ngo nawe uzajye kuyishaka. Naho nujya kugenda nuhagera ifungura unezero. Nibyo. Imana iramubwira ngo va
siga genda nzakugira umugisha. Aburahamu arahaguruka aza gukora ikintu tuzaganira ku wundi munsi. Icyo cyita ngo ni ibicaniro bine bitazibagirana kuri Aburahamu. Yego. Amaze guhaguruka aragenda. Tubyihorere. Igihe kiragera by'Umwegiputa simbivuga, ibyo nabyo mvuga, ibyo kubyara Isaka nabyo ntabyo mvuga, no kumutamba ntabyo mvuga, ariko birangwa kaza gupfa, ariko asiga ashingiye umuhungu we Isaka. Abwira umugaragu we ngo ndakuhanije, ntuzigere ushyingirira umwana wanjye abantu batari mu muryango wacu, kandi ntuzamusubiza aho twavuye, nubura umugeni nzakubabarira. Abona Rebeka, barabana, babyara Yakobo, babyara na Esawu. Umurikire. Biba ngombwa ko Imana ibwira uwitwa Rebeka ngo mu nda yawe twita amahanga abiri, bari ngo bakirana. Ubwo ndi mu bice bya 25 aho ngaho ndimo ndaza itangirira. Bigeze hagati bagiye kuvuka, habanza kuvuka Esawu, aricyo yafite ubwoya, ngo ariko ajye kugera hanze murumuna we amufasha agasisi. Ubundi ntibikunda ko umwana avuka abanza urundi rugingo ukeretse umutwe. Nubwo umwana avuka neza, we rero yahise afata ukuboko afata murumuna mukuru, nawe urumva feri nyine. Kugera ubwo agumya kuba umutware, amwambuza ubutware ifunguro, uko burya umugisha ubanza bwa butware. Ikibazo waza ngo ngiye ntwara ubugingo bwanjye n'imbere y'Imana nkitwa umutware uyobora ibintu byanjye. Noneho biza kuba ngombwa ko aza kunyaga, abona na wa mugisha wa mukuru we arabimutwara byose. Ibyo ntabwo tubijyaho, nawe urabisobanukiwe. Ahantu ndi naho Yakobo yahunze murumuna we mukuru we, amuhunga, kandi se yamubwiye Rebeka na nyina yamubwiye ati genda uhunge ujye Padarani kwa nyokorome. Ko Isaka yabwiye umuhungu ati ati umugisha kumuhaho nagize gute, nawe umuhaye, nawe ubonye azanawugira, atabugoye nugoma kigomeka inkota ye nizakubeshaho. Ngo ahiga ashaka kumwica, baramujyana. Yakobo nta ruhare yarabifitemo, ise yaragiye no kumuvumbura ati ko numvise ko ari Yakobo, impumuro nkumva ni Isaka umuhungu wanjye, ibi ni ibiki? Ashingira ku myenda n'inyama ziryoshye, amuhesha umugisha. Ahantu rero nashatse ko tuvuga ku mbaraga za nijoro, no ku mbaraga z'ababyeyi babana natwe, ni ukugira ngo tumenye ngo ese koko Aburahamu yanywaniye umwana we, twebwe abacu batunywaniye n'abaye. Yego. Urabona ni ibitangiye 28 ntabwo twaharangiza, ariko reba ku murongo w'10. Tangira ibice 8 umurongo w'10. Asiba iminsi 7 yongera kohereza iyo numa kuva oya 28 by'itangira. Here ku murongo w'10. 8 umurongo w'10 haragira ati Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani. Nibyo? Agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana bazamukiraho bakarumanukiraho.
kandi uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi uwiteka imana ya sogokuru Aburahamu, imana ya Isaka, iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko nzagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye ntari mbizi. 17 aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu kandi ikindi ni inzu y'Imana, aha hantu niho rembo ry'ijuru. Yego, urakoze cyane. Icyo nashaka ni ikintu kimwe gusa cyonyine, ni ukuvuga ngo ageze hariya twari tubonye Berisheba, unkundire ku munsi w'ejo tuzaganire ibitambo 4 Aburahamu yatambye, bitani forgotten altar. Ubwo ni ibitambo bitazibagirana, ibicaniro 4 bitazibagirana Aburahamu yagize. So ahangaha bita rero ni ku musozi w'ubuhombero w'Tagahuza, ariko ahageze ahita Berisheba, ariko uyu munsi hitwa Beteli. Ubu ngubu ni muri Palestine. Yego. Dawidi ahunze hari hashize imyaka irenga hafi 100 Aburahamu ahatamba ibitambo, harimo no kuba atakiriho. Kuba umubyeyi yarakoze neza ibintu byawe ntabwo bizakuraho ineza yasize akoze, n'ubundi uzayihasanga. Yego. Kuba umubyeyi yarakoze inabi, ubundi zagutegerereza ahandi. Noneho ngo mu gihe ahari, ubundi igicaniro cy'Ibeteli cyitwa icy'amasengesho, ni cy'Aburahamu yubatse. Mu gihe umuhungu wahunze ari wenyine afite icupa ry'amavuta gusa, ngo araharara nijoro, nta kimana yavuze, arangije aranahirirwa. Yego. Uzi impamvu yahiriwe? Yari kwerekezayo, nta gisubizo yari yakabonye. Ngo bigeze ku mugoroba yisegura ibuye mu mabuye yari aho ngaho. Abahanga mu bya theology azajuju n'abandi bantu bavumbura, bavuga ko iryo buye ryari rigize igicaniro cya Aburahamu yashinze i Beteli. Rimwe muri iryo yiseguye. Yes. Akimara kuryisegura, Imana yibuka igikorwa cyahabereye, ihita imanuka iramubwira ngo mva Yakobo, ndi Imana ya sokuruza Aburahamu na so Isaka. Witinya induru zo muri karitsiye, witinya urusaku rwo muri karitsiye. Yego. Iki gihugu nzakiguha n'abawe. Urubyaro rwawe. Muri karitsiye n'urusaku w'igisambo yibye, bari mwamuhiga Esawu, ariko aho sekuru yasize akoze igikorwa, Imana irimo iramuganiriza. Bivuze ngo ntabwo yari Imana ye, ahubwo ni Imana y'ababyeyi bamubyaye kandi bakoze igikorwa. Yego. Araje bati se na hano burya Imana irahari? Atanze aho bakuru urusengero, ati kandi nungaranza naza ngatanga 1/10. Araje ngasuka amavuta kuri iryo buye. Ariyo mpamvu umushinzwe yase amavuta abantu bataka bigize big deal. Cyawubwira niki? Mwijoro umwuka w'Imana aba ari kumwe nayo masengesho ya nijoro. Icya kabiri, iguha amabanga yo mwijoro. Icya gatatu, ugira imbaraga z'Imana kubera gusenga mwijoro. Icya kane, nta muntu warwanya ibikorwa byawe
ko bitegurwa abantu batabizi. iryo ni ibanga ry'amasengesho y'ibicuku bya nijoro. aba ari amabanga ahishe y'imbaraga yo gutabara. urumva Yakobo nawe atabarirwamo, Imana imuha amasezerano. kubera iki? ibuye rya sekuru yahasize acanga icaniro hashira imyaka n'imyaniko. niyo mpamvu mugabo mugore udukurikira ku bumwe bw'abera usize inkuru cy'umusozi. tureke umugabo n'umugore, ahubwo se umusore n'umukobwa nawe mwana iwanyu basize inkuru ki? uragomba gucenjinga gute situation yawe usibye kuba umunyamasengesho wa nijoro. ibi mpamvu ushatse kubivuga, iyo uzi kuvuka muri karande, iyo uzi kuvuka ahantu hari imivumo, ugira imbaraga z'amasengesho ya nijoro. uyu muntu ntiwamuroga, uyu muntu ntiwamurwanya, uyu muntu ntiwamuhagurukira, kuko asenga wowe urimo ugona usinziriye. Imana ntiyasanga Yakobo ku manywa, imusanga nijoro. amubwira ngo kandi sinzagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. agiye Nyirarume amuriganya ibihembo 10, ariko Imana imuha kubona amabara atabaho. Usikamubwira ati giye reka twumvikane ngo tugabane. Imubwira amabara y'ibitungo, amabara y'ibitobo, amabara ataba mu ihene. ngo ariko Imana ivukisha amabara adasanzwe. kubera udasanzwe mu gihe kidasanzwe. Amen. Haleluya. aho navuze ngo ikirisha ibidasanzwe, yego, kirishwa ibitamenyerewe ku bantu bamenyerewe. ivukisha amabara atabaho, kuko hari umuntu urengana, ariko hari icyo yamubwiriye hose yasize akoze igikorwa. yego, kandi yakimubwiye abo babiri kumurenganya batari bahari. amaze no kugenda ngo yagiye kumufata ngo aramuvunira umuheta mumere nabi. amugezeho Imana ibwira Balamu ngo ari ikibi ari n'ikiza ntukiri kivugana n'umuhanuzi wanjye. uceceke. rero ngaya amabanga akomeye. yego, umwuka wera muri kumwe iguha amabanga, ugira imbaraga zo gusenga, kandi ikindi ibikorwa byawe nta muntu bivogera n'umwe. urakoze Imana igomba. urakoze cyane mshonga.